amazi iminsi ari kutuvuna turi kuyubaka gusa ko ndi gushima Imana ko tuyujuje ko metero twafashe shawa byihoreye koko ubu turadizanishije umutwe ariko no kugira tukayishyura nitubona abapangayi Imana izaduha abapangayi bumugisha ntuzashyiremo abandi ba bitatu inzu zituvunye kuri yangajya gushyiramo abapangayi ba bitatu pangayi bo kunisha umutwe ntabwo nshaka ndimo kubyumva nanjye ntabwo nabikora pe ubundi nta cyayi natetse none za mukobwa wanjye hano sinzi niba yagitetse urazi ko tuvanye iriya ko kureba niba abakozi basoje neza nicyo mwashyize muri teremusi mukayange kuza umubwira nyine ati tuzane ugenda nzanira amazi nta kibazo reka ngiye kuyaza abantu babivumbira bazi ngo ntabwo umuntu yabonetse yarara hanze ngaho hari inyamaswa siko biranabaye ingurube ugomba gukondesha akazuba twakumvise ni karibu komera mabuja ko mbona nakoze isaha uri kugenzwa neza ko mbona nakoze ariko mwari mukomeye mbere na mbere nyine bandangiye ko hano hari akazu ka make ubundi hari nje kugakondesha ubundi ngashaka ukuntu ni nziza cyane inzu ya make ariko nyine ntabwo tugira inzu za make nubwo bakubwiye ngo hano hari inzu za make nabundi inzu zirahari gusa ko nyine tubwiye ushaka icyumba na saro ibyumba 3 na saro kimwe na saro ndetse batubwira icyo ushaka hari n'icyumba kimwe nanone uri bikaze niyo wamba n'icyumba kimwe cyo kwikubitira nako cyo kwikoreramo akazi kanjye tubisanzwe akazi kawe uri umucuruzi se uri umwubatsi uri iki niyo kubamo nyine iyo umuntu avuze ngo yo kwikoreramo akazi abashatse kuvuga ibindi bintu hari ugucuruza hari kujya yubaka agacuruzamo ibintu byo kubaka sorry nibeshye nangize ngo kuryama ni akazi ni ukuba mutu nyine inzu dufite icyumba kimwe bajya batwishyura 10,000 amazi n'umuriro na sima birimo byose nagendanye bibiri yose nakuntu sheri ngo no nkubwire nakuntu mwagabanyiriza mugabanyiriza nyine reba ukuntu nanjye nabona aho narambika umusaya sheri nyine musore komere kwisi kuru nyine uno musore arimo gushaka inzu ngo y'icyumba kimwe nongeye ko inzu dufite ari 10,000 harimo amazi n'umuriro na sima akambwira ngo inzu ngo 2,000 ubu ngubu bura nashaka kutwumva ariko mvuze nanjye nicyo kibazo mfite base tubwira ya nyuma twumve niba turi buhuze ntabwo ariko mvuze ariko nayo ni amafaranga n'ubu nayanga ukora iki wese ndi umucuruzi nyine ariko nyine rukumva ndi umucuruzi umucuruzi ucuruza boutique nyine nawe urabyumva nushobora gucuruza boutique uno mugabo umenya ari indi manganya mukanya ni warumbwiye ngo niyo kubamo gutyo gusa none ugiye kwicururizamo oya niyo gutahamo ariyo gucuruzamo ku muhanda niyo gutahamo birumvikana aho ngaho bakagombye gusobanurira umuntu neza kuko byanjinaga gutera nako byanjinaga kuryama n'ibindi nga ibintu bikajya birangwaho amasabune y'ikibasanga bikaba ikibazo nyine abari yafata ku noti y'2,000 muri ibi hacyaba inzu y'2,000 sheri aha namubwiye 10,000 nyumvira sheri ambwiye kari 16 ngaho umbwira ntacyo reka ducuguze uburyo umwete mbona noneho tugiye kujya mbaha 7 sibyo ariko muzayamunzi Imana imbereza abapangayi bumugisha basimba shaka yamasigara mideni rya 2 sibyo ariko nakumwe oya
ibintu bibaho gusubimira ideni arugo yicwa ngenza yenda bishyura emera yuko ari 10,000 none tukubwira ati wenda uzajya uduheza 3,000 sibyo nabwo niba ngombwa yabonye uyaduhereze ntacyo iri muri nyarike safi kandi mu gihe utayaduhaye uzajya ukorera zirangurwa n'ingurube none ategeza ko twe twazubatse tutarushye ko ntuzazifate ku ngufu uyu mugabo asa n'umuhehese aragenda akafata ingurube zacu ku ngufu ndahirira ingurube cyane mugihe babuza kutwishyura ahubwo ndumva atari inzu ahubwo bibaye ubureta hariya ku muhari ari imbere agoreza amafaranga ntari agoreza amezi 3 si bibaye ubureta sheri ngabasubira nyine mu nzu reka njye kuyamwira akaba mugore bushira isoni ni gute ndahirira ingurube ibyo birumvikana cyane patoro nkanje none n'amafaranga mfite ngaho tugenda ari we yafite unyishura ayo mezi 3 sumvise ko umugabo ambwiye yuko uri bumereza amezi 3 ntagera nakanyiruka ntacyo bereka inzu gemba ndibi cyangwa ibintu byihuta nawe amazu tuve turi kugira tukwereke nubwo uyibona gutya hanze nyine ariko mu nzu ikozwe neza nuko nyatwa tumaze igihe turi gukora mu nzu dusigaje gukora hanze dore ngaya amazi narendi kukubwira ngo nyine n'umuriro gurimo dore ngaya amasinga uri kuyabona nta kibazo niba washimye wakishyura ako amugore urukona nikoreye vatiri mu mutwe cyangwa urukumbona mu kaburimbo urukona yatari wese urukunyere sinkubwiye ko wikoreye n'urushu ahubwo ndimo kukubwira ngo ni inzu ushobora kwibara yanzu uri kubona ari nka wese ariko mu nzu irubakitse ntukaturebe cyangwa twubaka tuzitunga nawe ariko zitubakitse ariko nayo ubunyobwa nasuzugurwa reba zino zose ni inzu dutegereje kubaka nuko tutari twazubaka niba wayitangaho ibihumbi 10 iki ubundi wa mugabo utiri unaravuga nkimara kukubona nabonye yuko ukunda hasi gusa hasi rero ntacyo bigutwaye harimo simu ndashatse kuvuga umugi yasigaho twa no mu cyaro nibikira ariko mara nakomeye abapanga ingaba nyagasani simba shaka ntacyo ngiye kwishyura ariko nyemeye ngutayemeye kabisa yemeye ngutayemeye nubona ikunyuze ubwo nyine ari nige tuzazamura umushahara ugiye wongeye kuyo twakubwiye bayinga data ndikuvugana no muzungiza none ari nta nuruziri hano akana nta kavuyo kabaha ngaha uzabuzwa niki no kongera umushahara uko na n'inzu yarakunyuze uyibayemo neza ariko ahubwo buranzayenda nakwiyungiza ubwo wambwira ngo ugira ute umugabo wanjye aranyuze ndakwiyamye niba ari byo binakuzanye aha ngaha wa musore we rero ndakwiyamye sibyo kodesha inzu nukodesha na nyirayo uzingiye ngo ziki ijambo uvuze urisubiza aho rikuye aho rero isi kuvuga nyine hari ukuntu umuntu babyagira ibigira ukuntu umuntu akagira no kwifata bikanga nyine akaba yagira ukuntu yigenza nyine ariko ntabisubwa bakacishaho gatwara ikibazo babitwaye aha ngaha kubanga ni kuri kondisiyo uri kubyumva waje gukodesha uri wenyine no kwituma ntibyemewe kuvuga ngo ni kondisiyo no kwituma ntabwo byemewe waje gukodesha aha ngaha uri wenyine singo ibyo ngiye kukubwira nta kavuyo nshaka mu gipangu cyanjye nta soresore nta bakobwa ubakenera ujya hanze wabyumvise mfite umwanya w'imfurari utazibesha ngo ajya kumva ngo wamushyize muri iki cyumba kimwe wumvise abeza abagore niko mwatubereye ntacyo reka rero iyo nzu yanjye ubwo kondisiyo nkuhaye nizere yuko wazumvise birumvikana amafaranga no kutayamaye ntarebe uko imeze se wewe ubuziko ukuntu urubu bari kumva bwayagaye kubera iki aho kizana kuri we mu kiyangase we mu kiyangase mu kiyangase hano nsigaye nigangikira nyine ese kuyona nyine ko nyine shaka mbaye neza agira ngo haruzi ko turi buzane tuze kugira bushirire ngana uzi ukuntu mani gukureba ngumva ewa guzu wabwanyishe ewa banabuza naho nahera uzi ukuntu bura ndi kumva ameze fo none ushaka ariko ubundi bwo kujya mu nzu shaka surire bise
cyane nizera ko urabinkorera neza mana yanjye niba uzi ko uranje abagura ngira nsubire yego humura sirikore niyo byananira si kwa muganga harabuze kwigira ndendendira bisaba nari bifunguranye reka abakobwa babi byohe ni mugi uyu muhungu usaje ejo bundi kereka niba ndi kumwitiranya yego mana yego umva none wageze ku muhanda kuri arite naje ngufate naje ngufate sawa namwe ndibe wayizanye amakuru umwe ni neza garafure we umva andi rero nsigaye nibera hano ariko uramenye utabubwira ngo bwa burofa bwa cyagihe nta mikindi ba nk'iki gipangu garafure uzi ko nsigaye nitonda cyane ibintu bijyanye n'abakobwa umva ujye ubigendera kure ahangaha si kwasiko si mu isoko uri kumva kondisiyo zirangana utazikurikiza kakubayeho zazakurikiza garafure zaburiwe n'imbwa rero so inzu ngiye ayibonye iyo niberamo niba ubona utarakwiramo ujye kwa nyoko twendi twababaye twarariwe sha garafure ko mbona ino nzu ari nziza mwe usigaye uba ahantu heza kabisa ntaribi ubwo ari nziza ntaribi turayibana muto ntaribi kuvuga ngo kandi ukuntu zimeze shira ikapu mu nzu vuba nkubwire ukuntu zimeze shira ikapu mu nzu vuba kambe nyishyize mu nzu wa mugani nakugire ke garuke basha tarukandira n'ibiryo bamanze guperezante ndabazi sha abantu bo mu cyaro murarya kamanze guperezante sha ibintu byo muri bereke wanyu tazasanga ubaye n'igisamba garafure nanga kugira inda nini nicyo kibazo cyawe rero nawe bose cyajyamise ko mututse muri kudukomangira byagiye ute twihanganira nyine gusa nyine ntagiraga ngo perezante kuri petit frere wawe kuri petit frere wawe kugira ngo nyine tutazagira ikibazo kiba mu kazi none se nibwo ari kuza cyangwa mwari mumaranye iminsi hariya nuko mutari mwigeze mubimbwira uyu yaje kunsura kuvuga ngo tugiye kuba tubanye mw'iyi nzu kugira ngo niyo mpamvu naguperesantaga kugira ngo hatagira ikibazo kiba wenda mukagira ngo nta muntu urimo papa wivi unamubwire ibintu by'agasuzuguro garafure uzi ko mubana garafure kubera bose uzimeze de bose urazi yuko uno musore twamukodesheje ari yenyine ngo ubwo bibaye ngombwa nyine ko garafure ari we aza kumusura ngo bagenda babanye ari iyo minsi mikeya byashoboka ko wabemerera ese ari uyu n'uyu mukuru nyine niyo mpamvu nyine nandi kukuperezantaho kugira ngo ntaza n'ubuwerewere muzamenye icyo ariko wibage yarakubajije ngo ari wowe n'uyu nguyu ninde mukuru nijye mukuru we nabona ko mukuru n'uriya mawuja umusore aba yarahombanye kandi kubona ari we musore ku muntu sinago uzi ko abagarafure igihe abapeti frere babaryamira cyangwa iki cyakoze imyubiko cyane oya uno muhungu ndabizi ko ari umwere intangarugero nta ndabizi ko ari umwera kereka niba umuntu nabonye ejo bundi ari we ibyo nabaye muri iki gipangu ariko menya nyine ari iby'ako kanya gusa bitazongera kuba ariko ni umwera menya atari we nabonye yesu yakora iki ukora iki akazi k'ijoro rwose yesu ukora akazi k'ijoro uca ibihanga akazi k'ijoro ntabwo kuvuga ngo umuntu aca ibihanga cyangwa uyu ni umujura uje muri iki gipangu umujura utuzaniye rero amuzenda cyuritse ngenda umwana w'Imana ibyo ntabwo nabikora ese akazi k'ijoro hari akazi k'irondo hari ako gushimuta hari ako kwica umwicaye ukumva ko nyine ari akazi kajya gatandukanye ashobora kuba akora akazi k'irondo nubwo yavangamo n'ibindi ariko nta kazi k'irondo tu nta kazi k'irondo
ndamuzi neza si petit frère imwe ntari bije muri make akazi k'irondo niko kamukuye Nyamagabe. Oya none se aje gushaka kandi kazi ntago ariko agakomeza gukora bumvikana baramuheje kuko nabo twe dufungura igipangu nisho nubwo wanzanye muri kino gipangu ariko ari ikintu ubizi ko abadivi twese tutema ingurube ntago zemewe mureka musohoka mugende ibi byose ni ibipumba reba nka kino kibusi reba nk'iki ngiki wumvise nta kibazo ingurube se uyu muntu uzanye yatangiye kunyubahikira umugabo wose aramwubahuka ati tubyihore mawe tubyihore ingurube n'izideshe nako tuzagira ngo muzaziba tuzajya gukondesha ntaribi ariko nta kibazo musigurube wowe bose reka bose mutwihanganire nta kari gaciyemo nyine umva ariko ntabwo bizongera ndamumenyereye turamutunze mu rugo turamuzi uriya kuri aba yagasomye niyo mpamvu ari kuvuga yagasomye ajya agira nabo yubaha basanze sibyo yakabaye musiramu akanazivaho abo si bwo uzindagira izo ariyo wazi ahubwo ndanashonje garakora mujye kwijyamira mujye kwijyamira ese mugiye kujyamo batagiye kubangiza utwanzuza si bose nawe mwaka tukazakora ikoma mu gitondo ndi bubakomangire nze kujya nari mabuja sargo turi bisambo tubihorere nyine nta kibazo nari ngaho mu gihe garakora kurira byose